Ikinshasa ubu tuvugana none anga bamaze kuvugana na leta y'u Burundi hari amakuru maze gukurura y'uburyo kibahise bagambana ndetse n'imipango bamaze gupanga none anga isijya hanze. Ibi bigiye hanze kubera ikirero na makuru ubundi yakaba yagumye mu gisirikare indani ariko aya makuru arabacitse ajya hanze. Uko kujya hanze kwayo rero bitumye nanjye nyamenya niyo mpamvu uze mvuga ngo abakunzi ba Top Kivu ndetse n'abantu mukunda mwese Pacifique ntago nareka kubabwira amakuru kuko niko kazi kanje niyo umunsi ku munsi nkurikirana. Hari telefone rero yahamagaye Ikinshasa iturutse hano mu gihugu cy'u Burundi babamenyesha ibibabayeho. Gisekedi wari witezwe ko ari we mutabazi wagombaga gutanga ibikoresho birimo na za kizimyamyo mwoto hariya mu gihugu cy'u Burundi batagira akaba yajya kuba ubufasha byanze kuko bari bamenyereye ko u Rwanda ari rwo rubafasha none bamaze kwitandukanya narwo. Reka nze mbahereza amakuru y'ubutasi maze gukura none angaha avuga ukuntu Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahise avugana ku murongo wa telefone n'ubutegetsi bwa Neva none ahangaha hari imyanzuro bafashe ndetse iyo myanzuro ntago ari myiza ku ruhande rwa mama 23. Niyo mpamvu nababwira ngo abakunzi b'intare za Sarambwe mwegere hino kugira mbageze hano makuru y'ubutasi maze gukurura ndetse nababwira yuko ibuye ryagaragaye riba ritagizeze gute riba ritakishe isuka. Bimeze bite rero ni igiki cyavugiwe kuri uwo murongo wa telefone ndaje mbikubwire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ubu tuvugana none anga makuru ndayazanye. Hanyuma rero bakunzi bacu burya mu Burundi ntagaraho byagiye bibera gusa byimutse bigera no mu bitaro mu mfungwa ahantu hose byahageze igikuba cyacinze ibintu bimeze nabi. Abaturage mu Burundi bari guhunga umunsi akanya ku kandi bari kujya bava mu mujyi wa Bujumbura bigira mu ntara iyo bari barataye baranze ubu tuvugana niho bari kujya. Byagenze bite rero ese Neva araza gusigara mu mujyi wa Bujumbura wenyine usibye ko atari Bujumbura ibereza Gitega. Ndaje amakuru nyabahereze neza cyane gatanu kagenzi kako amakuru ndayazanye mwebwe mube hafi nicyo kintu cyonyine nabasaba. Hanyuma murebe gutya mukande kuri like nyinshi cyane iki kiganiro nkoze kize kugira like hafi ibihumbi 200. Reka tubikore nk'intego mukande like umuntu wese ufunge kino kiganiro itakanda like maze abanzi baririre cyarimwe maze abantu nabonye bavuze ngo banyanziye oya abakunzi banje nababonye murari rata murandwanira ishyaka mujye mujya muri comment bari abanyagwa b'abarundi bimbonera kure birirwa banyandikira nabi cyane mujye muhita mubasubiza Andrete mubasubize bivanye n'ibyo mubonye banditse nabonye banditse ngo bazankatagura sha muzankura hehe mwankura ndaje mbabwira amakuru noneho niba ari byo mwavuga mutarabona. Reka mbereke aka kantu murakibuka rata aka kaboro twakagereranyije n'akanyundo makenga afite ari uko mubivuga babanyundura mu mutwe mubivuga babanyundura mu mutwe ahantu hose umva. Reka mbabwire makenga ko yazanye ingamba shyashya murahungira hehe ahubwo ni ibibazo bikomeye cyane kuri Neva ndetse n'abasirikare be bimbonera kure abasirikare buzuyemo intera hamwe. Ndaje mbivuge neza cyane gatanu kagenzi kako noneho ndababwiza ukuri nta kintu kirampagarika kubivuga kuko ana makuru y'ibintu bihari official ni inkuru z'ibintu bigaragara official ni inkuru z'ibimenyetso bigaragara byigaragaza. Ndaje byose mbivuge neza cyane gatanu kagenzi kako mwebwe mwegere hino mukande kuri like hanyuma mbahereze ku makuru ku buryo burambuye. Hanyuma rero bakunzi bacu reka nizere ko mumeze neza cyane umwerere ari hose ndabashuje mu myumva muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabashuje abari mu majyepfo by'umwihariko abantu muri za Gisagara abantu muri za Muhanga abantu muri za Nyanza abantu muri za Huye abantu muri za Nyaruguru abantu mbese nandi hirya ino hagiye atandukanye mwese ndabashuje abantu muri mu mujyi wa Kigali muri Gasabo muri Nyarugenge ndetse nandi hagiye atandukanye mwese ubwo ni mu mujyi wa Kigali ndabateye jambo sana abantu muri mu burasirazuba za Nyagatare nandi hagiye atandukanye mwese mbateye jambo sana ubwo ndavuga Nyagatare Kayonza Rwamagana hariyo n'abashuti banje mwese ndabashuhuje. Hanyuma abantu muri za Uganda Mbarara nandi hagiye atandukanye mwese mbaye ikaze abantu muri Burundi muri za Bujumbura ndabasuhuje namwe abanyanga n'abankunda mwese ndabashuhuje. Ngiye unyanga ndushaho kugukunda cyane kuko buriya iyo unyanzege nkagukunda ntacyo bintwara. Abantu muri hanze muri leta zunze ubumwe za Amerika ndabasuhuje abantu muri Canada ndabasuhuje cyane rwose abantu bankunda muri yo mbateye jambo sana matejya sana kabisa mwumve ko mbakunda by'umwihariko bivuye ku mutima indani. Hanyuma rero munyemerere ntitwizimbe mu magambo ubwo namaze gusuhuza abo nsuhuza munyemerere tute dutangira n'amakuru yacu nge ntago ndi butinde reka ngaruke mu buryo iki gicupa rero ntimukirebe ukunguko ubundi iki ni igicupa cy'amazi ariko yanashijemo mba nayanyweye nayamaze bitewe na wa mutwe umaze imisundya ubikimaze kukinywa mu gihe kitanangana n'isaha nakinyweye mwabantu mwe nago biba byoroshye cyashije iki. Hanyuma rero bakunzi bacu
ukuntu bimeze none ahangaha amakuru y'ubutasi namaze gukurura aturutse hariya mu gihugu cy'u Burundi, ibintu byadogereye kugeza ubwo Neva yahise yitabaza. Kanze ndaje ngikoreshe mu kanya, aka ni akanyundo, akangaka nimurebe ko nari ikibuni cyangwa ari ikicupa kitarimo ikintu, ariko hano nababwiye yuko uramutse ukase hano gutyo ugashyiramo beto sinzi niba muyizi. Ubwo beto abantu muzi ibintu by'ubwubatsi muhita mubimenya neza cyane. Buri ugashyizemo kano kahita gapima nk'ibiro nka 20 ukujujemo beto, noneho ukagashyiramo igiti bakajya bahondesha ku murundi uri hariya kumbonera kure n'intera hamwe byivanze hara muri Kivu y'Amajyepfo. Nibyo intare za Sarambwe ziri gukoresha. Reka tubanze duhere kwa Neva indani kwa ndani, tujye mu buseruko bw'igihugu cye, tujye hano neza mu mujyi wa Bujumbura, neza muri headquarter cyangwa mu birindiro bikuru bya gisirikare byari neza byari biri ahitwa Kakatumbi mwubwo buryo byarashwe ni Kakakumba. Nari mbivuze nabi, ni muri Kakakumba, ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye byo mu Burundi mu Bujumbura ntari bugarukeho, ariko ndabivugaho gake. Ahangaha hararashwe ejo, haraswa ku buryo bukomeye cyane, ngira ngo nabivuzeho sindi bubitindeho, ariko natunguwe no kubona Neva ati cyabikoze mana yanjye. N'ubwa mbere mu mateka ubundi yajyaga no kuri toilette yatsitara akavuga ati burana u Rwanda rwohereje umuntu wo kuntega ibuye, ariko noneho ko y'inshuro drone kamikazi yakoze akazi, arabati nindamuka mvuze ko baduteye ibintu birahindura isura n'abaturage baratangira bagira ubwoba. Ati reka mvuge ko ari umuyaga nkuba wabiteye. Umuyaga nkuba gutugeramo umuriro umuyaga nkuba cyangwa se umurinda nkuba tubivuge mu Kinyarwanda. Abantu muzi umurinda nkuba mwebwe mu ukurikira mwigeze mubona uhuzwa n'amashanyarazi hakazamo umuriro. Umurinda nkuba uburyo ukozemo ubwawo niyo haba hajyamo umuriro ntago wateza siriko yo kurimbura ibikoresho byari yara muri kiriya kigo cya gisirikare. Ikindi cya kabiri, gute ahantu hari ibirindiro bikuru cyangwa ahantu hari ububiko bukuru bw'igihugu bw'intwaro, sibyo tugenane neza cyane, hafatwa na siriko ikabituritsa ibyo bintu kuki bataba barabikotoroye mbere yuko biba ngo babanze babicunge? Ese nta kimenye ubundi tumenyereye kantu ngaho haba hari ubwirinzi bwinshi cyane, hariyo ibintu bishobora kugaragaza ko hari inkongi ishobora kuza kuba byinshi cyane bitanga amakuru kandi bikatangira ku gihe. Ibimashini abazungu murabizi ntacyo batazazana, biba no mu modoka abamo za speed govern n'izindi bigiye bitandukanye. Mbese ikintu cyose kikumenyesha ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba, sibyo? Icyo kintu rero kiba gihari. Wenda reka mbivuge mwubwo buryo jewe niko mbizi, hari ukundi kuntu wenda mubizi, ariko uko byagenda uko kose mu kigo cya gisirikare haba hakagombye kuba harimo ibintu bigomba gutanga sinyari z'uko mu masaha make wenda hashobora kuza kuvuka ikibazo bikaba ibintu byakangirika maze bakabikemura mbere. None ko nta biri uko byari birimo, kuki bitatanze mu makuru ngo muyaga nkuba ngo wateje icyo barabashuka cyane. Ahangaha habaye ku gitero cya kasamutwe, drone kamikazi zagiye zirarasa. Reka ibyo tunabiveho nabivuzeho wenda sinze kubitindaho, ahubwo hari telefone bakunzi banjye, telefone ya Kisekedi na Neva baganiriye ku giti cyabo ubwa baramubwira ati bimeze bite kubona nagendesheje nagushije ishyano. Kisekedi mu marira nk'ayingona ngo ngihangane muvandimwe, ngihangane ngureke gucogora ngo kubera ibibazo wahuye nabyo ngo kuko mukanya gatongo ndaza kugutabara. Ariko sha Kisekedi we uratabara umuntu nawe utitabaye koko? Ibi ngibi bibaho? Kisekedi yabwiye Neva aramubwira ati never yamuhamagaye gatatu ati ntugire ubwoba ngo ukangwe n'ibyo byako kanya, ati kubera ko mu kandi kanya kari buze ndaza kukwereka icyo nkorera MV3. Noneho bahise bagambana barango ibintu ni bibiri, ati wamaze kubona kabo duhanganye nabo nta mbabazi nta mpuwe badufitiye, usibye ko nabo nta mpuwe bari babafitiye. Buri umuntu utagukunze nawe ntukamukunde. Urerega njya mvuga ngo hari igihe nubwo Imana wenda yashyize amategeko avuga ngo tujye dukunda n'abanzi bacu, ariko reka nkubwire biragoranye ko umuntu akunda umwanzi we biragoye ko wakunda umuntu ubizi kakwanga. Ariko icyo bikoze murabana kandi mukabana neza, ariko ukaba ubizi kakwanga, ako kantu ntikajya kabura, ntago wamukunda
ariko nanone ntiwamukorera nk'ibyo agukorera. Rero anga Makenga aravuze ati jewe ikintu cyo kuvuga ngo uranyanga ngo ngiye nkukunde jamais. Ati ni impossible, ntibishoboka namba, ntibishoboka ko nakunda umuntu utankunda. Arangije afata drone kamikazi, barazifite bazihawe na Kisekedi kare wowe wateye inkunga mu veturwa waje wituriza. Barangije barazizamura buhoro buhoro, bipoweye baragenda na hariya kakakumba hejuru hirya gato ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Baragenda ni hepfo rega naga ari mu mujyi ndani Bujumbura, ariko ni mu mujyi n'ubundi. Baramanuka ni hafi na za Tanganyika, baramanuka drone ya mbere y'ubwiyahuzi iba yikubisemo. Ibaze rero gutwikana hari intwaro ukuvuga ngo pa bituragurika biba birahiye. Anga rero nibwo Kisekedi yamubwiye ati nubwo abonye bimeze kuri ati hari yindi gahunda nateguye. Gusa iyo gahunda ikintu nabashije kumenya namenyeho bikeya cyane ngereranyije n'ibihari. Hari intwaro z'Ababirigi zari ziri Kinshasa indani. Izo ntwaro ngo ntizirakoreshwa mu rugamba, ndetse nta nandi hantu zari zagakoreshwa ku isi usibye aho zasuzumiwe gusa harebwa ubushobozi bwazo. Niba zishobora kurasa kure, niba zishobora kurasa zigatanga uburozi bw'abantu benshi bakaba bapfa, ibyo byose nibyo byasuzumwaga. Aha ngaha rero Kisekedi yabwiye Neva, arambwira ati wowe humura, ati nje kuguhorera mu buryo bugaragara, ati ndaje M23 ibyo yigize ndayirimburana n'abaturage bayo hariya muri Goma. Ubwo nukuvuga ngo hateguje bivuze ngo mu masaha make muraza kubona ba Patrick Muyaya batangiye kwandika, ndetse n'abari abandi bari bagiye bafunga ba Wiri Mishiki, ndetse n'abandi bavugizi bazawazana n'aba FARDC. Muraza kujya kubona ku mbuga nkoranyambaga batangiye kwandika bavuga ngo ati hari igitero twagabye Goma, cyangwa se bavuga ngo hari igitero tugiye kugaba muri Goma. Icyo gitero kandi kikaba ari karabutaka. Kisekedi yavuze ko ararasira Kinshasa we mu rugo ari harayigenga ngo narangiza bombarde. Bakunze bacu, izi nzozi ziri busohore. Kisekedi ngo arabombarida Bukavu, abombaride Goma, abombaride hano mu bice bya za Prende Ruzizi za Masisi nandi yagiye atandukanye, ngari imbure ikitwe M23 ngarasiga nta kantu nakana kamwe asigaje. Ngo kubera iki rero? Ngo kubera Neva bamuzengereje, ngo kubera Neva bamutungwe karana gatonyanga mu byo yabonye, ni nko kumwereka ko byose bishoboka. Ni nka cyagiye ujya kuvuga wenda ushaka kugura ikintu wenda na company zikomeye ukavuga ati muhanze mu mpe sample, hanyuma ndebe niba ibyo bintu byanyu bishobora kuba byakora neza, hanyuma tujye twajya kugura mu buryo buri official, hanyuma bakaba bayiguha. Wabona bidakora neza ukabireka. Rero na Neva bamuhaye sample bamwereka ko byose bishoboka, kusibye nawe kakakumba ni wantu hakomeye buriya hatakabaye harashwe, kuko ni mu birindiro bya gisirikare. Ibaze noneho kurasa hakorera guverinoma yose y'u Burundi, ibaze noneho kurasa mu rugo Rwanda ishimiye. Ubwirinzi buriya wenda buhari sinzi ngo nubuhe, sinzi n'intwaro Burundi bufite ngo nizihe, ariko mwamaze kubona yuko byose bigize gute, byose birashoboka. Bivuze ngo rero abantu nabonye mwanyihaye nuko mutaragera ku nkuru y'akasamutwe M23 yakoze. Yafashe za runubi mwibanga rikomeye maze iminsi mibabwira, udubone niziri kugisekuza ku mitwe ya za wazarendo, niziri kugisekuza ku buryo bukomeye cyane kuri bano basirikare b'Abarundi. Rimwe gusa nta bwa kabiri, nugukupitira mu muzi ikintu cyitwa ipfunira. Bari gukupita bakazana impfunira. Abo gupita mu mutwe impfunira zikaza mbene hano mu misaya, kupita mbene hano mu nkokora, bakazamura gakubita munsi y'amaha, bagakubita inyuma mu mitwe, bikarangira abasirikare bapfuye. Ahanga ni biri gukorwa na operation iri gukorwa n'abasirikare bazasarambwe. Barahiye barabatitwe nta ntwaro tuzakoresha, tugenda tubasopanya mu ibanga rikomeye cyane, tubo duhuye dukindura duhinguranye. Mwakabyana kamabwizo ukuri. Abasirikare b'Abarundi niba batabonye ntibazabona. Niba Neva tize ngo yicare yige, abone utunyundo twa Makenga, abone ukuntu twifashe, ntagaziga badi, ntagaziga vuba. Kiragoranye ko kiziga vuba. Biragoranye ko aziga vuba uno mu president
nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye biragoranye kuko yakabaye yabonye byabaye agashaka uburyo ki bwo kugira gute kubikemura, ariko ntabwo yashatse. Ahubwo igihari nabonye cya nyacyo nuko Neva we yahise ahindura urugamba aravuga ati uko byagenda uko ariko kose M23 ndabaziye ndi bubarimbure ku giciro biri bunsabe icyo ari cyo cyose ndabarimbura. Yohereje mezire zigeze kuri zingahe? Yohereje mezire zigeze ku 8 zose zikubita mu bice bikekwa ko birimo M23 ndetse hafi naho ibirindiro byabo byari bigiye biri, ndetse hari naho barashe ibirindiro barabisenya by'intare za Sarambwe. Ariko mahirwe yarahari nkuko nababwiye mu masaha atambutse abasirikare b'intare za Sarambwe bari bahavuye, ariko M23 yase yihorera mu mwanya muto nko guhumbya. Nabo bazindukirije icyitwa urusoro papa n'utuyuyuzo ndetse na twatunyundo nababwiraga kupita rimwe gusa. Abonjora kumurira kamwe ngo Pacifique warasaze ho ntago nasaze. Ikanye mbabwiza ukuri ko kuri mamukeneye ukuri ntago mukeneye abantu bababeshya. Niyo mpamvu mpabaye niba no kukubwira ngo mama 20 gugisopanya igakubitira mu mfunira gusa igakubita nta nubwo iri kwica noneho kuko basanze ibintu byo kwica atari sawa. Ahubwo baravuze ati noneho reka tujye tusiga tuvurnya amaguru tuvurnya amavi n'inkokora tubasige wenda leta yiwanyu nibagirira impuwe izazi bafate. Ubutegetsi bwa Neva ni ibintu bidashoboka ko baza gufata abasirikare b'abarundi bakomerekeye ku rugamba. Cyabikoze uri umusirikare w'umugenerali w'umurundi ukomeye baraza kugutwara, ariko se rukuru tubaba mushaka iki? Rukuru tubaba mushaka iki? Izi mbonera kure abazishaka iki? No bamabwira ngo aha ngaha hari amakuru akomeje kugenda agaragaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye na bira bitero byabereye hehe, byabereye mu Bujumbura. Ariko bakunzi bacu nubwo bitoroshye ndacyari gukurikirana akantu ku kandi kugira ngo nkomeza ngenda mbahereza update zibibazi bigezweho. Hanyuma rero reka tuve kuri iyo nkuru, reka tugaruke ku makuru ari kuvugwa none ahangaha y'intare za Sarambwe mu bice bya za Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bintu naho byahinduye isura. Mama 23 nayo bari kuyotsaho umuriro mwinshi cyane, bari kuyirasa ku buryo bukomeye cyane. Ahitwa Warikare bari kurasa baturuka Warikare baza binjira Masisi. Bimwe nababwiraga ati M23 ihuye n'ibyago bikomeye cyane iragendesheje yakoze ibara rikomeye cyane. None ndebera ibyatangiye kugira gute kubabaho. Ibintu byo kuva Warikare ndebera ukuntu bitangiye kubagendekera. Masisi sigaye yatakwa uko bishakiye. Uduce twishi turatakwa uko bishakiye. Ibi byose rero ngewe kuri ngewe mbibona nk'ibibazo bikomeye cyane, ndetse nkabibona mu bindi bintu bisa naho bikaze. Ubwo rero anga igihani Makenga arebe none igikwire narangiza shumure tayari akubitire mu mfunira n'ubundi nkuko ari kubigenza, akubite bano banyagwa bazarendo bari muri za Warikare, agenda kubite bari abafaransa abantu muri community tuganire, akubite bari abafaransa abagirire nabi cyane. Kuko ubu tuvugana iyi sano nangaha M23 biravugwa neza ko yaba yamaze kwinjira uduce tumwe na tumwe two muri Warikare, kandi ko yinjiranyeho n'abaturage bamwe bagiye basubira mu bice byabo n'ubundi bari barageze gute bari bamaze kuvamo. Ubu tuvugana rero sorry ngawe ninde umvuze buriya si Nevara cyashani baba FDL baroze ngo turaguhitana cyane umuntu ugiye kungurira fata akose umuntu ugiye kubona nimero 0794668642 iyo niyo nimero yanjye nyivuze ntuje ko badi nkawe ko bikaze ni Neva uri kumvuga ninde okay twagiye bakunzi bacu rero ubu tuvugana ko byakaze aba badede birabacanze. Hanyuma reka tugaruke ku Bafaransa. Abafaransa bari hano muri Warikare, gahunda yabo no kwivugana Makenga byarabananiye. Bamaze ibisi bashwana na Neva, numvise bashaka kugenda muri uku kwezi ngo ntago bagushaka, Prito bashwana na Kisekedi, numvise ngo barashaka kugenda muri uku kwezi ngo ntago bazongera gukorana na Kisekedi w'umugambanyi, ugambanira abashinwa, ugambanira abanyamerika, ugambanira Kisekedi we ukoze ibara ukoze ishyano rikomeye cyane. Hanyuma rero Warikare nyaboneka bakunzi bacu ntago byoroshye,
ibintu byakomeye. Mama kunyati tiri kugerageza kwinjira ariko wapi iri kugidonda shwi byakomeye byanze muri make. Ariko ibi byose biri guterwa nuko mu makunyati tuyavuye muri birabice. Ubu rero gusubiramo byagoranye. Ariko isaha ku isaha bashobora kuza kugira gute gukoresha izindi mbaraga zidasanzwe bakabakinjiramo. So munyemerera amakuru yacu tuyapfundikirira aha ngaha. Mu kandi kanya ndaza kugaruka mbabwira uko biza kwa byifashe ari update z'umuriro ziba zigezweho. Nzajya nzi kugezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako neza cyane umunsi ku munsi. Nzajya ngenda nkubwira neza cyane ibiba biri kugenda bigira gute biri kubera no mu burasirazuba bwa Congo. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, bye bye.